Ndabasuhuje cyane mwebwe nshuti z'umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, mwebwe mwamaze guhishurirwa n'ubuntu bw'Imana isumba byose. Nongeye kubifuriza amahoro kandi mbahaye ikaze ku rubuga rwa Joel Gospel Praise TV. Mureke dusenge Imana hanyuma dukurikire ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, tugushyize hejuru. Uyu mwanya wa none tugiye kumva ijambo ryawe, tugiye guhugurana twiga ijambo ryawe mu byanditswe. Nyemerera umuntu wese ugiye kumva rino jambo afashwe naryo kandi ahindurwe naryo, aryumve maze ahinduke icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Ni koko Uwiteka, biradukwiriye yuko dutunga ijambo ryawe mu mitima yacu. Niyo mpamvu natwe hano kuri Joel Gospel Praise TV tunejejwe no kwamamaza ubutumwa bwawe mu ijambo ry'Imana, dushishikariza abantu kuryumva kugira ngo babashe guhinduka icyaremwe gishya, babyarwe ubwa kabiri ku bw'amazi n'umwuka. Urakoze, urakarama, ni mu izina rya Yesu Kristo wanesheje, amen. Bakundwa rero, uyu munsi munyemerere dusangire ijambo ry'Imana, ariko intego yacu dufite ni intego igira iti kuvuka ubwa kabiri ku bw'amazi n'umwuka. Kuvuka ubwa kabiri niryo jambo tugiye kuganiraho muri kano kanya. Mumfashe rero turebe, dufate Bibiliya zacu tubumbure mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 3, turi buhere ku murongo wa mbere tugende tugeze ku murongo wa 8. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 3, umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Hari ijambo rivuga ngo, hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro, aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Amen. Hanyuma bakundwa, tubonye iri jambo ry'Imana rivuga ku nkuru z'umuntu witwa Nikodemu. Uyu Nikodemu yagiriwe amahirwe yo kuganira na Kristo, n'umwana w'Imana, n'umwami Yesu. Ariko nibwo yagize ishyaka ryo kumubaza ati, mbese mwigisha, ni iki nakora kugira ngo mbe naragwa ubwami bw'Imana? Yesu yamubwiye amagambo atangaje kandi buri wese atakwiyumvisha. Arangije aramubwira ati, rero kugira ngo ubashe kuragwa ubu bwami bw'Imana, nuko ukwiriye kuvuka ubwa kabiri. Haleluya.
iri jambo kuvuka ubwa kabiri cyangwa se ino ntego twihaye yo kuvuga ngo kuvuka ubwa kabiri niryo nshaka ko tuganiraho muri kano kanya, hanyuma tukarisobanukirwa neza, tukamenya icyo kuvuka ubwa kabiri ari cyo n'icyo kutari cyo. Yesu ashimwe. Munyemerere rero twibaze bino bibazo. Ni gute wavuka ubwa kabiri niba koko uri umuntu muzima? Cya mbere, kuvuka ubwa kabiri bisobanuye iki? Icyo ni icya kabiri. Ikibazo cya gatatu turi bwibaze, ni iki kikubaho iyo wavutse ubwa kabiri? Amen. Ibibazo nibyo tugiye kwibandaho, nibyo tugiye gusubiza, hanyuma tuze kurangiza tubonye inyishyu y'icyo twibaza cyangwa se dusobanukiwe icyo kuvuka ubwa kabiri ari cyo n'icyo kutari cyo. Bene data, reka dutangire twibaza kuvuka ubwa kabiri icyo ari cyo. Kuvuka ubwa kabiri rero, Yesu Kristo yabwiye Nikodemu, ntabwo yari amubwiye kuvuka ubwa kabiri bwo kuba yasubira mu nda ya nyina umubyara akongera akavuka kubw'umubiri. Ni ukuvuka ubwa kabiri. Yavutse ubwa mbere kubw'umubiri, ahubwo kugira ngo abashe kwinjira mu bwami bw'Imana ni uko agomba kuvuka ubwa kabiri. Uku kuvuka ubwa kabiri reka turebe uko ariko. Amen. Kuvuka ubwa kabiri ni umurimo ukorwa n'Umwuka Wera. Kuvuka ubwa kabiri bivuze guhinduka k'umutima ukava mu ngeso za kamere, umutima wawe wose ukawuhereza Imana, ugahora wifuza kuba mu bwiza bwayo igihe cyose. Reka nsubiremo kugira ngo tubyumve. Iri jambo kuvuka ubwa kabiri, bene data, ntabwo ari ukuvuka kubw'umubiri, ahubwo bishatse kuvuga ko ari umurimo ukorwa n'Umwuka Wera, ugakorerwa mu mutima wawe. Kandi uku kuvuka ubwa kabiri bivuze guhinduka kw'imitima, k'umutima wawe, guhinduka k'umutima w'umuntu. Uyu mutima ukava mu ngeso za kamere, umutima wawe wose ukawuhereza Imana, ugahora wifuza kuba mu bwiza bwayo igihe cyose. Ngiki cyo kuvuka ubwa kabiri ari cyo. Nshuti bakundwa, ntago uku kuvuka ubwa kabiri Bibiliya itubwiye rwose. Iyo wavuye mu ngeso mbi, iyo wakiriye Kristo, iyo wemereye Kristo, ukinjirwamo na Mwuka Wera w'Imana, wahinduwe n'ijambo ry'Imana. Iri jambo, uyu mwuka araguhindura. Kristo Yesu araguhindura, akagukura mu isi y'umwijima, akakuzana, akagushyira mu isi y'umucyo, ukaba urarokotse, ukabuvutsa ubwa kabiri. Umuntu wese uri mu isi y'umucyo, uyu nguyu, haleluya, niwe uba avutse ubwa kabiri, kuko umucyo tuzi uwo ari wo. Umucyo ni Kristo Yesu, kandi uyu Kristo Yesu abari mu mucyo nibo bagomba kuzaragwa ubwami bw'Imana. Amen. Hanyuma ni gute kuvuka ubwa kabiri bibaho? Bigenda gute kugira ngo umuntu avuke ubwa kabiri? Hanyuma bikorwa gute ngo umutima uhinduke rwose maze ubyarwe ubwa kabiri? Nshuti bakundwa, icya mbere ugomba kumenya ni uko tugomba kubanza kwemera ko twebwe ubwacu turemye muri kamere muntu. Nibwo iyi niyo ntangiriro yo guhinduka kugira ngo uvuke ubwa kabiri. Intangiriro ya mbere ni uko ugomba kwisobanukirwa, ukamenya ko uremye mu muntu. Wowe ubwawe nta bubasha ufite bwo kwikiza, bwo kwitabara ngo wikure mu isi y'umwijima, wikure mu muntu wa kamere. Haleluya. Wowe nta bushobozi ufite bwo kwihindura. Hanyuma umuntu wese uri muri ino kamere, uri muri uno mubiri, uri mu muntu wa kamere,
wese afite imbogamizi ahura nazo, afite ikibazo ahura nacyo. Iki kibazo umuntu ahura nacyo, umuntu uri muri kamera ahura nacyo, nicyo Yesu yavuze ngo kandi gitangirira mu mutima. Yesu yakivuzeho ko kuri twese iki kibazo gitangirira mu mutima, mu mitima yacu, kandi icyo kibazo nta kindi ni icyaha. Iki cyaha rero, icyaha gitangirira mu mutima w'umuntu. Icyaha mu yandi magambo bisobanuye kunanirwa gukora icyo wowe utegetswe gukora. Icyo utegetswe gukora ugomba kugikora, ariko byarangiza bikakunanira. Uku kunanirwa n'icyo wagombaga gukora bisobanuye icyaha, gukora icyaha cyangwa gutakaza amanota. Yesu ashimwe bakundwa. Turi gushaka kugira ngo twinjire neza, dusobanukirwe n'ijambo ry'Imana ritubwira kuvuka ubwa kabiri. Amen. Iki cyaha twebwe nta bushobozi dufite bwo kukikiza. Kugira ngo kino kibazo rero ugihunge, hari icyo ubura muri wowe ugomba kugeraho, ugomba kubanza kugira, ugomba gushaka byanze bikunze. Yesu ashimwe. Iki kibazo kugira ngo wikize, uhunge icyaha, mukundwa muri Kristo Yesu, nta kindi kintu ukeneye usibye kugira Kristo Yesu muri wowe. Uretse kugira Yesu mu mibereho yawe, ukagira ibyiringiro byo kuzabana nawe iteka mu ijuru. Hanyuma muri rino jambo twasomye twabonye inkuru y'umugabo witwa Nikodemu. Uyu mugabo rero ijambo ry'Imana ryatubwiye ko yari umukuru w'idini, yari umukuru w'Abisiraheli, ariko yagendanaga ingeso nziza outside, aho abantu bareba babonaga ko ari umunyangeso nziza. Nibwo yaje kubaza Kristo, kubaza Yesu ati mbese yakora iki kugira ngo azinjire, azajye mu ijuru, azaragwe ubwami bw'Imana. Yesu aranje aramubwira ati kugira ngo ubone winjire mu bwami bw'Imana ugomba kubanza ukavuka ubwa kabiri. Uku kuvuka ubwa kabiri Yesu yari amuhishuriye yuko hari ibyo akora abantu bareba. Yahindutse inyuma, ariko imbere naho nabanza ahinduke, abanza ave mu isi y'umwijima, ave muri kamere muntu, yinjire mu isi y'umwuka, isi y'umucyo. Haleluya! Isi imurikirwa na Kristo Yesu. Nguko kuvuka ubwa kabiri Yesu Kristo yari amubwiye. Yesu aramubwiye ngo kandi utabyawe ubwa kabiri ntabasha kubona ubwami bw'Imana. Hoya! Umuntu utabyawe ubwa kabiri, umuntu udahindutse ngo apfe ku ngeso za kamere, apfe ku byaha, ave mu isi y'umwijima, umuntu utemereye Kristo ngo amubere umucyo, amubere urumuri, hanyuma amuhindure icyaremwe, uyu muntu ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Hanyuma uko guhinduka k'umuntu akava mu isi y'umwijima akabyarwa ubwa kabiri ntabwo bikorwa n'umuntu, ahubwo bikorwa n'imbaraga z'umurimo w'Imana. Imbaraga z'umurimo w'Imana muri wowe. Igihe umwuka wera yamaze kukwemeza ububi bwawe,
hanyuma akazana ubuzima bushya muri wowe, nibwo uzaba uvutse ubwa kabiri. Mwuka wera niwumva yatangiye kukuzanamo ubuzima bushyashya, ahangaha uzaba wamaze kuvuka ubwa kabiri, wahindutse icyaremwe gishya, wavuye mu isi y'umwijima. Yo Kristo Yesu, murika mu mitima yacu, ongera uganze, genderera imitima y'abantu bawe, bongere bavuke ubwa kabiri. Yesu ushimwe. Hanyuma ni gute wavuka ubwa kabiri? Ni gute wavuka ubwa kabiri? Cyangwa ni iki kigomba kukubaho igihe wavutse ubwa kabiri? Kuvuka ubwa kabiri ugomba kwihereza Imana rwose, ugatahura ko kubw'icyaha cyawe udashobora kubaho mu buzima butunganiye Imana rwose. Wowe ku bwawe niba wabasha kubaho mu buzima butunganiye Imana, nta nubwo wabasha kuvuka ubwa kabiri. Igenzure, itahure, wihereze Imana, kuko wowe ubwawe ntabwo wishoboye. Icya kabiri, ugomba gusaba imbabazi z'icyaha kiba muri wowe. Haleluya, haleluya. Ugomba gusaba imbabazi z'icyaha kiba muri wowe, ukihana, umara amashi mu mutima wawe, ugashaka imbaraga zituma uhunga icyaha, kandi izo mbaraga nta handi uzazikura usibye kwemerera Yesu akinjira mu mutima wawe. Gusa icyo ugomba kumenya ni uko ugomba gusaba Kristo akaba inkingi y'ubuzima bwawe bwose mu mibereho yawe, akakuyobora, akakugenga. Icyo gihe nibwo Mwuka w'Imana yinjira mu mutima wawe. Haleluya. Akakuyobora, akagufasha kugira umutima mushya, ukaba uvutse ubwa kabiri. Haleluya. Mwuka wera w'Imana namara kwinjira muri wowe, namara kukugeramo, haleluya, azakuyobora, azagufasha kugira umutima mushya, kandi nagufasha kugira umutima mushya uzaba uvutse ubwa kabiri. Reka turebe ijambo ry'Imana risoza igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, igice cya 36. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, igice cya 36, turasoma umurongo wa 26 ndetse n'uwa 27. Bene data, mureke dusome iri jambo ry'Imana. Umurongo wa 26 turavuga ngo, nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye, mukayasohoza. Twese tuvuge cyane ngo amen. Yesu ashimwe. Igihe Mwuka wera w'Imana azaza agataha muri wowe, igihe Kristo Yesu azinjira muri wowe, azaguha n'umutima mushya, azagushyiramo umwuka mushya. Haleluya. Azaguha umutima ukomeye nk'ibuye, aguha umutima woroshye, kandi azagushyiramo umwuka we atuma ugendera mu mateka yiwe. Nibwo uzabasha kuvuka ubwa kabiri, uhinduke icyaremwe gishya muri Kristo Yesu, uhinduke icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Mwene data mukundwa, emerera Yesu aba ari wowe kukuyobora, aba ari wowe kugenga ubuzima bwawe. Reka dusoze tureba ijambo ry'Imana n'ubundi. Ubutumwa urwandiko Pawulo intumwa yandikiye Abakorinto, urwandiko rwa kabiri, igice cya 5, umurongo wa 14. Urwandiko rwa kabiri Pawulo intumwa yandikiye Abakorinto, igice cya 5, umurongo wa 14 n'uwa 15. Mureke tuhasome, turebe, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira.
hanyuma umurongo wa 14 uravuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo ahubwo babeho kubw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Haleluya. Dusubiremo. Urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo ahubwo babeho kubw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Twese tuvuge cyane ngo amen. Nakumenyeshaga yuko umuntu uvutse ubwa kabiri aba apfuye ku ngeso za kamere. Haleluya. Akaba azutse, akaba yongeye kuvuka, ahindutse icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Haleluya. Mureke dusenga Imana. Ariko bene data, turakwiriye kuvuka ubwa kabiri, turakwiriye gupfa ku ngeso za kamere, turakwiriye kuva mu isi y'umwijima tukabyarwa n'umwuka n'amazi. Kristo Yesu akaba inkingi y'ubuzima bwacu, agatura mu mitima yacu, akatuyobora, akatugenga, akaba uwa mbere. Haleluya. Reka dusenge Imana. Data, twongeye kukubaha, twongeye kugushimira kudukunda kandi kutwitaho, twongeye kugushimira Data ko uri mu ruhande rwacu. Hanyuma Uwiteka uhabwe icyubahiro ku bwa rino jambo duhaye muri kano kanya. Wongeye kutwibutsa ko tugomba kuvuka ubwa kabiri kugira ngo tuzaragwe, tuzabone ubwami bw'Imana. Kuko umuntu utavutse ubwa kabiri ngo apfe ku ngeso za kamere, ave mu isi y'umwijima aze mu isi y'umucyo imurikirwa na Kristo Yesu umwana w'Imana. Uyu muntu utabaye gutya adashobora guhinduka icyaremwe gishya, adashobora kuvuka ubwa kabiri, kandi ntashobora kubona Kristo Yesu, ntashobora kuraga ubwami bw'Imana. Hanyuma iri jambo umuntu wese uzarikurikira kuri Joel Gospel Praise TV, musabiye umugisha no kumurikirwa n'umucyo no kwambara imbaraga z'Imana. Haleluya. No guhinduka icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Turabigushimiye ni mu izina ryawe ryera. Amen. Mugire amahoro.